papa nuva ntazi icyo nakora. None se mwana wa, urifuza ko mutandukana byibura? Kirezi yabanje gusa n'utekereza kuri icyo kintu, maze yashize akanya arababwira ati, ndumva ari cyo nifuza. Ababyeyi babo bageni ndetse n'abandi bo mu muryango bari kumwe bari bamaze kuva muri urwo rugo rw'abageni. Hasigaye abageni ndetse n'umukobwa wari inshuti ya Kirezi wagombaga kuzamutinyisha muri icyo gihe cy'ukwezi kwa buki. Ubwo ariko Kirezi nubwo yari yagerageje kwerekana ko nta kibazo afite, byaragaragaraga ko agifite kandi gishobora kuba kinakomeye. Baje kugeraho bajya mu cyumba cyabo. Icyumba cyabo cyari kirimo imiziki ituje kandi iryoheye ugutwi, ku buryo uwo mukobwa aba adafite ikibazo yari kwishimira kumva umuziki waturukaga mu nguni zose z'icyo cyumba, maze wose ukaruhukira mu matwi yombi, uwo muziki ukarushaho kunyura uwumva. Uwo musore nawe yibwiraga ko uwo muziki yawutoranyije abyitondeye ngo uzamufashe kuryoherwa no kuva mu cyiciro cy'ingaragu akaba ugaragiwe. Cyakora yatunguwe no kumva umukunzi we amubwiye ko atifuza gukomeza kumva urwo rusaku ngo ni indirimbo. Burya koko haryoherwa ufite ubushake bwo kuryoherwa. Ukuntu umuziki wari mwiza, ntari kwifuza ko wagabanywa yaba adafite ibindi biri kumubuza kumva uburyohe bwawo. Umugabo we rero yaramwumviye arawugabanya, nuko yicara iruhande rw'umugore we wasaga naho ari kuribwa umutwe impande zombi. Umugore wari kubwo yananyuzagamo akimyoza, mbese byumvikana ko nubwo umunwa we utari gusohora amagambo, ariko muri we harimo kuvugirwa byinshi. Nyamugabo yaje kuvuga ati, Kire, mbabajwe no kubona wabaye bigeze aha ngaha kandi ari igihe nyirabayazana wabyo. Kirezi yumvise amagambo yavaga mu kanwa k'uwo musore yari yarasimbuje uwo bahoranye wajyaga umubabaza. Yazunguje umutwe nk'utiyumvisha ukuntu yizeye uwo musore, maze aramubwira ati, koko Mina, nkwizere nizeye ko ukiri Minani wa kera utaratinyukaga no gusoma umukobwa, nawe warabaye umusore uri gutera inda hirya no hino koko. Uwo mugabo koko yumvaga ibyo uwo mukobwa yavugaga ari ukuri, kuko burya niyo wacikwa rimwe, ariko iyo bibaye kabiri hari kiba kibyihishe inyuma. Kirezi yakomeje abwira uwo mugabo wakanuraga nk'uwanyoye amata y'uruhinja ati, utinyuka umbeshya urukundo nawe ugamije kuzantera agahinda ku munsi nk'uyu? Ubiyumbwira ko wabyaye koko wari kubiki? Minani yirengagije ko yari yambaye imyenda yari yaratanzwe akayabo k'amafaranga, maze aca bugufi apfukama imbere y'umugore we, maze aramubwira ati, ndemera ko nakoresheje rwose kandi igihe cyose uri bumpe ndacyemera Kire. Gusa natekerezaga ko nindamuka mbikubwiye uzahita unyanga kandi numvaga ntabasha kubyakira. Ubwo rero numvaga nzabikubwira nitumara kubana. Kirezi yazunguje umutwe nk'utiyumvisha ukuntu umusore yamubeshye, maze aravuga ati, urampemukiye Mina, nari narahize ko ntazigera nshakana n'umuhungu wabyaye, none dore ibyo unkoreye. Minani yagerageje kumwumvisha ko nawe yabikoze akiri muto kandi katanze kwimubwira kubw'ikindi kintu, ariko Kirezi aramubwira ati, ibyo ari byo byose ibi ni ibintu wakoze ku bushake. Ntabwo byumvikana ukuntu wabuze n'umunsi n'umwe wari kubimbwiraho mu myaka irenga 5 twari tumaranye Mina. Ubuse nakwizera nte kunkunda kuko ni warambeshye ikintu nka kiriya? Ariko se koko ubona nkwanga Kire? None se waba unkunda ukambeshya ikintu gikomeye bene aka kageni? Ariko Kire, nagusabye imbabazi kandi rwose ndemera ko nakoresheje. Kuki utambabarira? Iki kibazo kirakomeye ku buryo ntashobora kubyihanganira. Ubwo rero urihanga ntabwo turi burare mu cyumba kimwe. Burya amasaha yo ku munsi w'ubukwe abanziriza isaha yo kuba umusore n'umukobwa bari kumwe bonyine mu cyumba cy'uburiri, abasa n'abateguza ko uwo munsi uza kurangira bose babaye umwe. Ubwonko buteguza umubiri ko ari ibikorwa biza gukorwa hagamijwe kuwushimisha, umubiri nawo ugategura imbaraga zihagije ziza kuwufasha gukora neza icyo gikorwa. Minani rero amaze kumva ko uwo munsi atararana n'umugore we, yabaye nk'umubyeyi wari ujyanye imbyeyi ye ku isoko yajyaga imukamirwa ngo abone uko yishyura ishuri ry'abana, maze bene ngango bakayamutwara.
uwo nubwo yagira ukwihangana byaba bimugoye ndabarahiye. Minani yarababaye azenguruka icyo cyumba asa n'utiyumvisha icyemezo cyo kumuraza nabi, kandi yari yiteguye kurara apfumbaswe. Yaratekereje yibwira ko gusaba umugore w'imbabazi bishobora gutuma ava ku izima akagirira umugabo w'impuhwe. Nuko yegera aho yari yicaye ngo amuterete, yibwira ko ahari biri butume uwo mukobwa ava ku izima akareka kumuraza uko umwanzi abyifuza, maze aramubwira ati wowe kabyara we, kuzi ko nihanganiye imyaka irenga 5 twari tumaranye, ko wansabye gutegereza uyu munsi nkagerageza nubwo bitari binyoroheye, ariko nkubaye icyemezo cyawe waca inkoni zamba ukareka ko ndaza nabi. Kirezi wari wamaze kuba umugore we mu buryo bwemewe n'amategeko y'abakristo n'ay'igihugu n'abantu, yabwiye umugabo we ati wenda ushobora kumbwira ko wihanganye, ariko njye siko mbibona, kuko bari abana ntabwo babyaye imbere y'iyo myaka 5. Rero ntabwo rwose icyo cyo wakimbeshya, kandi nyine niba warihanganye muri iyo myaka yose, uyu munsi umwe cyangwa ingahe niyo yakunanira? Minani yarimo yibwira ko wenda umugore we ari umunsi umwe ashaka kumuhana, ntamenye ko umugore we yafashe icyemezo cyo kumufungira amazi n'umuriro kugeza ikibazo cye cyateye ibyo gikemutse. Minani abonye ko uwo mugore nta gahunda afite yo guhindura icyemezo yari yamaze gufata, yamubwiranye agahinda kavanze n'umujinya ati nta kibazo Kire, niba kuko wumva ko iki ari cyo cyemezo wakagombye gufata, nta cyambuza kugishyigikira nubwo ntaba nkishimiye. Ariko Kire, reka nongere nkubaza iki kibazo so yigeze kukubaza. Wafashe iki cyemezo cyo kumbera umugore wabanje kubitekerezaho neza? Rwose mbwiza ukuri. Amarira yaratangiye kubunga mu maso y'uwo mugore wasaga naho ashobora kuba ataratekereje neza ku cyemezo yari yafashe. Yabwiye umugabo we ati Mina, nshobora kuba narashutswe n'amarangamutima nitaga urukundo, akangira umuntu utagira umutima utekereza ibindi bitari byo wambwiraga. Nibwiraga ko nafashe uyu mwanzuro mbyitondeye, ariko ntabwo ari byo. Nshobora kuba narahubutse. Minani yabwiye umugore wari kwihanagura amarira ati none se Kire, ubu bwo urabona udashaka gufata umwanzuro uhubutse? Uri umugore wanjye mu buryo bwemewe n'amategeko, ababyeyi bawe bazi ko uri umugore wanjye. None se urifuza iki? Urifuza gukomeza urugo wubatse cyangwa urifuza kurusenya? Kirezi yabwiye umugabo we ati Mina, rwose biba uko bigomba kuba, ariko ntabwo nshobora kwishora mu bibazo kandi namaze kubibona. Uko nagenda njyenyine siko nagenda ndi kumwe n'umwana wawe. Uyu mwanzuro nawutekerejeho, ntabwo naryamana nawe kiriya kibazo kitarakemuka. Ariko Kire, nanjye nshobora kuba narakwibeshye ukoko. Rwose nanjye nshobora kuba narashutswe n'icyo nitaga urukundo n'ahari ubujiji. Aka kanya nibwo ntahuye gushobora kuba bitandukanye cyane nuko nari nkuzi. None se Kire, utekereza ko ababyeyi bacu bazakemura iki ku kibazo jye nawe dufitanye? None se bazica abo bana nabyaye ntaragushaka? Bazabaha isindezo babagira babo? Bazakora iki mu by'ukuri ku kibazo jye nawe twananiwe kumvikanaho? Jye ndabona wagira ngo waje kubaka utazi icyo ugiye gukora. Umugore we yamubwiye ko ashobora kubifata uko ashatse, ariko ko bidashobora guhindura icyemezo yafashe, maze ahita ahaguruka asa n'ushaka gusohoka. Umugabo we yaramubwiye ati Kire, mbabare utekereze kuri iki kintu ushaka gukora. Uzi neza ko icyumba dufite ari kimwe, kikaba aricyo cyarawemo n'umushyitsi w'inshuti yawe. Kuko ubwo nakubona uraye ukubiri n'umugabo wawe aragira ati iki? Wakwihanganye byibura ukarara hano ko ntacyo ndi bukugire, aho kugira ngo twishyire hanze kandi ejo cyangwa ejo bundi ikibazo dufitanye gishobora gukemuka. Kirezi yanze kumva umugabo we, ahita asohoka muri icyo cyumba cyari cyateguriwe kuza gutuma abari babiri bahinduka umubiri umwe. Nk'uko umugabo we yari yabivuze, icyumba cy'abashyitsi cyari kirimo uwo mukobwa w'inshuti ya Kirezi. Nawe rero kuko atifuza ko hari uwamenya ko ari ukubiri n'umugabo we, yahisemo kujya kurara mu cyumba cyabikwagamo imyaka. Hari imifuka myinshi y'imyaka, harimo n'ibyo bari batwererewe ku buryo no kubona aho aca bitari bimworoheye. Yagerageje kubyegeranyiriza uruhande rumwe, habonekamo akanya gato, nuko asasa imwe mu mifuka yasanze aho abari yagira igodora. Amaze gusa n'utuza yatangiye gusubiza inyuma ibitekerezo, yibuka ko yakundanye n'uwo musore nyuma yo kwanga gukomezanya n'uwo bari kumwe bapfa imyitwarire mibi. Uwo yari yarabenze yari yaramuhoye ko
ngo yajyaga amuca inyuma, nuko asanga uwo yibwiraga ko ari intama izi zitajya zikoma n'isazi, nawe ntakamenye ko yarabaye nka wa wundi wirukana umugore uguguna igufwa akazana urimira bunguri. Yibutse indahiro we n'umugabo we bari bagiranye mu minsi yari yabanjirije ubukwe bwabo, aho yari yabwiye umugabo we ati, nshuti kandi muvandimwe nkunda, nizera ko njye nawe ubuzima tugiye kubamo buzaba ari ubuzima bwiza, kuko ngukunda kandi nawe ukaba unkunda. Ubwiza bw'urugo rwacu ntibuzashingira ku ngano y'amafaranga cyangwa ibindi bintu bibarirwa mu mafaranga tuzaba dutunze, ahubwo ntekereza ko ruzaba rwubakiye ku rukundo ndetse n'ubucuti dufitanye. Ibyo byombi uzankundire bizaba ari wo murunga tuzubakisha urugo rwacu. Nzakubaha nk'umugabo wanjye mu gihe uzaba ubasha kuzuza inshingano zawe, kandi nzanakubaha umunsi hari bizaba bitagenda neza mu rugo rwacu. Nzakubaha urwaye kandi nkubahe mu gihe uri muzima. Nzakubera umugore umwe uzajya utuma ukumbura urugo rwawe. Sinzagutera agahinda rukundo rwanjye. nawe nyumvira ibyo yari asezeranyije umugabo we ubihuze n'ibyari biri kuba. Nta mahuriro na mato byari bifitanye. Kirezi yarebye icyo cyumba yari arimo, areba aho yari aryamye, maze aravuga ati, ubu nibwo buzima nibwiraga ko buzaba ari bwiza. Mbega amarangamutima ngo aranshuka nkahubuka nibwira ko mfashe umwanzuro mwiza. Ku munsi w'ubukwe ndaranye n'imyaka koko. Umugabo we nubwo yari yarakoze amakosa, ntabwo yifuzaga ko urugo rwabo rusenyuka, ari nayo mpamvu nubwo bitari byoroshye yubashye umwanzuro umugore we yari afashe gukora rukubiri nawe. Ntabwo byari byoroshye, ariko yaragerageje araryama. Burya muri twe haba harimo icyo nakwita imitimanama ibiri. Umwe utwereka ko umwanzuro runaka twafashe cyangwa tugiye gufata ari mwiza, naho undi ukatwereka ko kuba twakoze icyo kintu cyangwa dushaka kugikora ari amakosa. Icyo gihe rero bamwe tubura amahitamo, tugatangira kwibaza niba umwanzuro twafashe cyangwa dushaka gufata ari wo tugomba cyangwa twagombaga gufata. Nubwo Minani yari yahisemo kumvira umugore wamusabaga kurara ukubiri nawe, yasigaye mu cyumba cye n'umugore we yishinje ko nta mugabo murimo, ko yari guhitamo byibura umugore we akaba ari uraraho, wenda we akaba yarara yicaye ku rubaraza, aho kugira ngo umugore we arara byigana n'umushyitsi wari warayaho. Yaje gusanga nubwo yatinze gufata uwo mwanzuro ari we akwiye gufata, maze arabyuka ajya kureba aho umugore we yarari. We yatekerezaga ko wenda umugore we yararanye n'umushyitsi. Yambaye imyenda y'ijoro arabyuka ajya gushaka umugore we. Ubundi busanzwe mu nzu nk'iyo yarawemo n'abageni, akenshi nta bantu bandi bakunda kwiraramo. Ariko bitewe n'uko uwo mukobwa ugomba kuzatinyisha Kirezi nta handi yari kubona arara mu buryo bworoshye, bahisemo kumucumbikira, nubwo nyine byumvikana ko bitari bikwiye. Yakomanze kuri icyo cyumba, ariko uwo mukobwa yari ari muri nini, kandi koko birumvikana kuko yari yaraye akoze imirimo myinshi itandukanye. Yarongera akomanga, Cyizere nawe ahita akanguka, ndetse aza kureba n'uwari umukomangiye. Uwo mukobwa wari uje gukingurira Minani yari umwe mu nshuti Kirezi yafataga nk'inkoramutima ze. Ntacyo Kirezi yajyaga amuhisha, kandi n'uwo mukobwa si byinshi yamuhishaga. Na Minani yari azi uwo mukobwa, ndetse anazi icyo asobanuye mu buzima bwa Kirezi. Cyizere akinguye afite iroro, atungurwa no kubona ari Minani umukomangiye. Agiye kumubaza uko bigenze, Minani yahise amubwira ati, wamumbwira akaza nkagira icyo mubwira. Uwo mukobwa yabaye nk'utumva icyo Minani yarimo amubwira, maze Minani aramubwira ati, mbwirira Kirezi aze mubwire. Cyizere yahise agwa mu kantu kuko atumvishaga neza niba ibyo umugabo w'inshuti yarimo avuga ari ukuri. Yabanje gukeka ko atangiye nawe kujya arota akanuye, ariko mu by'ukuri ntabwo yari arimo arota, ahubwo ibyo yabonaga akanumva byari ukuri. Kirezi yari yaraye kubiri n'umugabo we. Yahise abwira uwo mugabo ati, none se Kirezi ntabwo yaraye mu cyumba cyawe nawe? Minani yahise yumva ko umugore we atari aho yaraye, atangira kumushakira mu byumba bitandukanye, yewe no mu gikoni arebamo, ari nako Cyizere amubaza ati, byagenze bite kutambwira? Kubera ko Minani yari asanzwe azi ko uwo mukobwa ari inshuti y'umugore we, yahise amubwira muri make ikibazo we n'umugore we bafitanye. Yaramubwiye ati, hari ibyo jye n'umugore wanjye tutari kumvikana, rero yahisemo kurara ukubiri nanjye. Ariko nje kumusaba ngo byibura azarare mu cyumba cye, giye wenda ndareba aho ndara. Burya nta cyumvikana nk'ijwi rya nijoro. Kirezi wari usinziriye yakanguwe n'ayo majwi, harimo n'iry'umugabo we. Yateze amatwi ngo yumve ibyo bari kuganira, ariko ntabwo yabyumvaga neza. Yahise rero ava muri icyo cyumba yari arimo, aza aje kureba umuntu bari kuvugana.
ubwo ariko Minani na Cyizere bo bari bakomeje kuganira kuri icyo kibazo. Cyizere yaje kubwira Minani ati, Mina, njye ntabwo ndi kubyumva, ariko ubwo si icyo kintu mwapfuye cyatumye murara ukubiri ku munsi w'ubukwe mu by'ukuri ni ikihe? Ntabwo nifuza kumenya icyo ari cyo, ariko mfite amatsiko yo kumenya uburemere bw'icyo kintu cyatumye mutabasha kwihangana ngo muzakiganireho cyangwa ngo mugicoce ariko mudahisemo kurara ukubiri ku munsi w'ubukwe bwanyu. bakiri aho Kirezi yabatungutseho asanga Minani ahagaze imbere y'uwo mukobwa, uwo mukobwa akenyeye igitenge. Kirezi yaje gake gake, nuko bamubonye baba baracecetse, nubwo batarimo bavuga ibibi ahubwo bamuhanga amaso. Ageze iruhande rwabo yarababwiye ati, ko mudakomeje ngo muvuge se, ndabarogoye. Minani na Cyizere bahise barebana nk'abatiyumvisha impamvu uwo mukobwa avuze atyo, ariko ahita ababwira ati, ko buri wese aba afite uburenganzira bwo gufata umwanzuro wose ashaka, kuki abandi biha kuganiraho nk'aho nabo ubu bareba? Niko Cyizere, koko mu by'ukuri ubu ikibazo cyanjye kikurebaho iki? Cyizere yese amubwira ati, ngo ikikire, ngo ikibazo cyawe kindebaho iki koko? Ubwo nta soni ibyo biguteye? Niba nta nazo umenye ko njye binteye isoni. Kire, ntewe isoni no kubona abantu nkamwe twafataga nk'intangarugero mu bijyanye n'urukundo murara ukubiri ku munsi w'ubukwe bwanyu. Kirezi yese aseka bya nyirarureshwa, anarebana uwo mukobwa agasuzuguro, nuko aramubwira ati, none se wari uri kumugira iyihe namara yo kundeka agahitamo abandi, harimo n'abagiye gusazira iwabo nyuma yo kubyara ibinyendaro? Cyangwa wamugira inama yo kundeka agahitamo abo bagore bamubyariye? Cyizere yumvise ibyo yese yumva ko zimwe muri izo nkuru ari we zerekezagaho kubera ko yari yarabyariye iwabo. Nuko ahita abwira uwo mugore ati, Kire, ntabwo byari bikwiriye ko njye nawe tuvugana nabi, ariko reka nkubwire ko aho kugira ngo abo uvuga ko bagumiye kandi barabyariye iwabo bazashake nibarangiza barara ukubiri n'abo bashakanye, byaruta abo bagumiye bagasazira iwabo bapfa bakabahamba. Ibibi birarutana Kire, kandi nubwo ntazi icyo wapfuye n'umugabo wawe, umenye ko ibyo ari byo byose ibibazo bidakemurwa n'ibindi. Minani wabonaga abo bakobwa batangiye kurakara, yese ababwira ati, nyaboneka nimusigeho. Yakomeje yihanganisha uwo mukobwa wari warabyaye imburagihe ati, Kize, ihangane wisubirire mu cyumba, ndabona nashakaga mubonye. Ariko Kirezi yese amubwira ati, asubira mu kihe cyumba ubwo? Niba ashaka kuryama yajya muri kiriya navuyemo, ariko iki cyo yihangane ntagisubiremo. Minani yese abwira umugore ati, ariko Kire, bite byawe kumana ntazi aho imyanzuro iri gufata uri kwikura? Kurumva nta kibazo kuko mu by'ukuri ufite? Nubwo byari bigoye ko uwo mukobwa yabona aho arara muri iryo joro, yemeye kumvira ibyo nyiri kumuzana aho ngaho yaramutegetse, ariko mbere y'uko agenda abanza kubwira uwo mugore wasaga n'uwariye karunga ati, Kire, njye ngufata nk'inshuti yanjye ikomeye, nubwo wenda wowe ntabyo uzi, kandi ntabwo nkeneye kurara mu buriri bwawe. Ariko Kire, reka mbere yo kukuvira mu rugo ngira icyo nkubwira. Rimwe na rimwe imitima yacu iradushuka, ikatwereka ko twebwe ubwacu ibyo duhisemo gukora ibyo biba bikwiriye, ariko nanone iyo tumaze kubikora wa mutima wadushutse uragaruka twereka ko ibyo twakoze atari byo. Kire, nturi inshuti yanjye? Reka nkubwize ukuri, dore sindagura, ariko nkurikije uko nkubona ubu, nibikomeza gutyo urugo rwanyu ntiruzamara kabiri. Naho ibyo kunyirukana mu rugo rwawe byo ndagenda rwose Kire, kandi urakoze. Reka mfate imyenda yanjye ngende. Minani wari ufite inshingano zo kurinda uwo mugore, yagerageje kumwinginga ngo areke kugenda mu ijoro, ariko Cyizere nawe yari yafashe umwanzuro. Minani rero yise abwira umugore we ati, ariko Kire, kuki uri gukomeza uhubuka bene aka kageni? Ubu koko urabona ibyo uri gukora ari byo? Ubu se urirukana inshuti yawe muri iri joro ngo igihe? Icyakora Kirezi ntabwo ibyo yabwirwaga byumvise, ari nayo mpamvu ubwo abonaga uwo mukobwa ari gutinda kuvaho, yakomanze ku muryango w'icyo cyumba, ari nakamubwira ati, kudasohoka uri mu biki? Gusa umukobwa barimo basohora yari ari mu nzira asohoka. Yarasohotse, ariko agiye kugenda abwira umugabo w'inshuti ati, itoze gukomera, kuko bizaguha ubushobozi bwo koroshya ibikomeye. Arangije avaho ajya gushaka aho arara.
urugo rw'abageni rwo rukomeje guhura n'ibibazo by'ingutu. ubundi ibiganiro hagati y'abashakanye akenshi niwo muti uba ushobora gukemura ibibazo ibyo ari byo byose baba bafitanye. Icyakora Kirezi we siko yabyumvaga. We yatekerezaga ko ababyeyi babo aribo bazakemura ikibazo we n'umugabo we bafitanye. Ubwo bari bakiri mu kirongozi cy'inzu muri icyo gicuku, Cyizere amaze gusohorwa, Minani yegereye aho umugore we yari ahagaze asa n'uwamanjiriwe, maze amubwira mu ijwi rigufi ati, inshuti, ubu koko jye nawe twakwitwaye dutya mu minsi nk'iyi? Ibuka jye nawe mu buto bwacu. Tekereza uko jye nawe twari tumeze tukiri bato. Ababyeyi bacu bari inshuti. Ubucuti bwanjye nawe ntituzi igihe bwatangiriye. Icyo tuzi ni uko ari kera. Iki ni cyo gihe cyakagombye kwerekana ko koko turi inshuti z'ukuri. Ntabwo ubona ko ari byo bikenewe. Uwo mugore yaracecetse, ariko si uko atumvaga ibyo umugabo we yari arimo amubwira. Minani yakomeje amubwira ati, wakwihanganye ukanyemerera ukaza mu cyumba cyawe koko. Minani yafashe umugore we ku rutugu maze amwinjiza mu cyumba cyabo. Bahageze bicaye ku gitanda, maze Minani aramubwira ati, ndemereje na kurindi ko ari jye nyirabayazana bibi byose biri kubaho. Ariko se mukunzi, ubu ko turi kwitwara muri ibi bibazo turi guhura nabyo, urabona biza kudufasha iki kitari ukwishyira hanze ndetse no kubabaza ababyeyi bacu badushingiye bishimye? Ababyeyi bacu barifuza ko jye nawe twakubaka urugo rwiza, kandi ni nayo mpamvu batwijeje ko baza kudufasha gukemura ikibazo dufitanye. Ariko ntabwo byagakwiye ko jye nawe tunanirwa kwikemura ikibazo mu kuri. iki kibazo kirakomeye ku buryo nifuza ko ababyeyi bacu aribo baza kudufasha kugikemura. Bon, nta kibazo kire, kuko n'ababyeyi bacu kudufasha rero ntacyo byantwara. Ngaho byibura ihangano ryame kuko urananiwe, kandi rwose nkwijeje ko nta n'urwandi bukuriye. Umugore we yaramwumviye araryama, maze uwo mugabo aramworosa, uwasigara yicaye ku gitanda. Yarebye ukuntu icyo cyumba cyari giteguye, areba igitanda yari yicayeho, areba ibindi bintu byari aho byabarirwaga mu gaciro k'amafaranga 100,000. Ku mutima aravuga ati, burya koko urugo ntirwubakwa n'ibintu. Yabonaga iyo ruba rwubakwa n'ibintu, ibyo bintu byari biri muri icyo cyumba byari kuba byabafashije kumvikana, kuko ubwumvikana aribwo bwari bwabuze hagati yabo. Yarebye ku isaha yari imanitse muri icyo cyumba, abona ni 9:30 zo mu rukerera. Nuko afata telefone yandikira sebukwe ndetse na se. Yabandikiye basaba kuza kugerageza kugera aho mu rugo hakiri kare, kuko ngo ibintu byari byakomeje kudogera. Nka 2:00 abo babyeyi bari bahageze, kuko bari babonye ko abana babo batari kumvikana. Bahageze basanga Kirezi kiryamye, kuko yari yanaryamye atinze. Nuko baramubyutsa, bicara hiherereye, batangira kuganira ku kibazo cyabo. Icyo gihe bwo bari ababyeyi babo bana gusa. Ku maso y'abo bana byaragaragaraga ko batishimye. Sebukwe wa Minani rero yarateruye aravuga ati, mbere yuko tugira ku kibazo cyanyu nyirizina, reka ngire icyo mbabaza. Kire, kuki wahisemo ko Minani ari we wakubera umugabo? Nabonaga ari we twazashobokana, kuko nari nzi ko tuziranye, kuko twarakuranye. Waba se warashakanye nawe umukunze, cyangwa gushyizeho agahato wenda? Nta gahato yanshyizeho, kuko naramukundaga cyane. None se Kire, wari waramukundiye iki? Nari naramukundiye ko yambwizaga ukuri, kandi akantega amatwi igihe mbikeneye. Se wowe umukobwa yahise areba umukwe we, nuko aramubaza ati, niko Mina, kuki wahishe umugore wawe ko wabyaye? Minani yabanje kurya iminwa, ariko aza kuvuga ati, rwose nakundaga Kirezi cyane. Natekerezaga ko ninamuka amubwiye ko ari abakobwa nateye inda azahita anyanga, kandi byari kumbabaza. Urebye niyo mpamvu nanze kwimubwira.
se yahise amubaza ati none se sha wumvaga uzabimubwira ryari? Nuko Minani aramubwira ati numvaga nzashaka umwanya tumaze kubana nkabimubwira. Sibukwa Minani yahise abaza umukobwa we ati ese Kire, uzi icyo kuba baremeye kuba umugore wa Minani bivuze? Ndabizi kuko bivuze ko nabaye umugore we. Se yahise avuga ati si icyo bivuze gusa, ahubwo binavuze ko niba hari ideni rya banki yafashe atazaryishyura wenyine, ahubwo muzafatanya mukaryishyura. Bivuze ko ibyo byose byabaye ibyawe ndetse n'ibyawe byahindutse ibye. Ababyeyi be babaye abawe, abawe nabo bababi. Ubu aka kanya ntabwo ikibahuje ari uguhuza ibitsina gusa, ahubwo muhujwe no kungurana ibitekerezo, gushakira ibisubizo by'ibibazo byanyu hamwe, kandi mugasangira byose, byaba ibyiza ndetse n'ibibi. Abo bana b'umugabo wawe nubwo kuko atigeze akubwira ko abafite, ubu wamaze kubimenya. Ubu aka kanya nabo ni abawe. Niba wari warateganyije kuzabyara abana 3 cyangwa 4, bihindure kuko ubu mufite abandi 2. Abo uteganya kuzabyarana nawe ubongere kuba mufite, murebe niba muzabasha kubabonera ibyo bazakenera byose, atari abo wabyaranye nawe gusa, ahubwo nabo yabyaranye n'abandi. Kirezi yasaga n'utumva ibyo se yamubwiraga. Nyina wari uri aho nawe yunze mu ry'umugabo we ati mwana wa, ibyo se akubwira nibyo. Iby'umugabo wawe biba ari ibyawe. Nimutumvikana uko muzarira abo bana, muzamuhaye urwaho abifuza kubasenyera urugo. Abo bakobwa yabyaranye nabo bazajya bahora babaturaho inzugi baje kwaka indezo. Ariko nimuramuka mwumvikanye uko muzabarera, abo bagore bandi ntacyo bazaba babarebaho. Nibyo yarakosheje, ariko ntabwo nanone ibyo yakoze ari ibidasanzwe. Minani yahise avuga ati erega ndabizi ko nakosheje, niyo mpamvu rwose nemera igihano cyose umugore wanjye yama, kandi namwe icyo mumanisha ndacyemera. Ntabwo rwose nifuza gukomeza kubona umugore wanjye babaye bigezaho. Ko Minani arimo yitwara muri icyo kibazo, nubwo koko ari we wari wagiteye, byaragaragaraga kwemera icyaha kandi ko yiteguye gukora icyo ari cyo cyose yasabwa. Gusa umugore we yasaga ntatifuza kubabarira umugabo we. Se wa Kirezi yaje kubaza umwana we ati none se Kire, urifuza ko hakorwa iki? Kirezi yamaze akanya atavuga, abandi bamuhanze amaso ndetse n'amatwi, maze aza kugeraho aravuga ati papa, nuva ntazi icyo nakora. none se mwana wa, urifuza ko mutandukana byibura? Kirezi yabanje gusa n'utekereza kuri icyo kintu, maze yashize akanya arababwira ati ndumva ari cyo nifuza. Abari aho bose bahise bagwa mu kantu. None se wowe urumva iki cyemezo Kirezi yifuza gufata aricyo cyari gukemura ikibazo afitanye n'umugabo we? Nimudukundire tuzabane namwe mutaha, aho tuzababwira ibyakurikiye ibyo mumaze kumva. Iyi nkuru yanditswe na Dushimimana Samuel, mwagejejweho na Dushimimana Samuel afatanyije na Beatrice wa Maria.